Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye, ikaze kandi mu nama y'ubuzima. Inama y'ubuzima ni ibiganiro by'ubuzima bigamije gukangurira abantu kwita ku magara yabo ndetse no kwirinda indwara. Turacyari mu mategeko 8 y'ubuzima, tugeza ku itegeko rya 4. Itegeko rya 4 rero rivuga ku bijyanye n'izuba ndetse n'akamaro k'izuba no kota izuba. Ni nacyo kiganiro cyacu cy'uno munsi. Izuba rero ni ingenzi ku bidukikije kandi no kuri twebwe abantu. Ubushakashatsi bwinshi bwakozwe bwerekanye ko izuba rifite ubushobozi bwo kuvura ndetse no kurinda. Mu bushakashatsi bwakozwe muri 1877 bwerekanye ko izuba rifite ubushobozi bwo kwica amabacterias, ndetse ubwo bushakashatsi bwerekanye ko izuba rifite n'ubushobozi bwo kuvura indwara ziterwa na bacterias. Nanone muri 1970 Abarusiya bakoze ubundi bushakashatsi bwo kuvura bakoresheje kota izuba. Ubwo bushakashatsi bwerekanye ko kota izuba bishobora gutuma umuntu imitsi yo mu mutwe ikora neza, imitsi ijyana amaraso ku bwonko ikora neza. Bavuga ko ibyo bituma nanone ubwonko bukora neza. Muri 1929 hakozwe ubundi bushakashatsi muri Amerika, aho umudogiteri bita Ude yatangije uburyo bwo kuvura akoresheje kota izuba. Ubu buryo bwo kuvura akoresheje kota izuba bwari bugamije kuvura indwara z'uruhu, ariko nyuma muri 1938 ubushakashatsi bwe bumaze kuboneka ko bufite akamaro, haje ubundi ubushakashatsi aribwo bakozemo imiti ya penicillin. Iyi miti ya penicillin rero niyo yakomeje kuvura indwara zijyanye z'uruhu. Ibyo bituma bwa bushakashatsi bwa mbere bwakozwe muri 1929 budakomeza. Nanone muri 1904 hakoze ubundi bushakashatsi bwerekanye ko izuba rifite ubushobozi bwo guhindura ibinure biba biri munsi y'uruhu, izuba rigahinduramo ibyo binure vitamine D. Nkuko mubizi, vitamine D ni ingenzi kuko vitamine D ituma umuntu agira amagufwa akomeye. Bimwe rero mu bintu by'ingenzi byakomeje kugaragara, ndetse bimwe mu bintu bifite akamaro ku muntu, nuko izuba rifite ubushobozi bwo kongera white blood cells. White blood cells aba ni abasirikare b'umubiri barinda umubiri indwara. Aba basirikare rero iyo biyongereye bituma umubiri ugira ubudahangarwa buhagije. Ibyo bigatuma umubiri we ushobora kwirinda indwara. Nanone izuba rifite ubushobozi bwo kuvura ibisebe. Umudogiteri Robert, inzobere mu byo kubyaza, yavuze ko abadamu cyangwa se abagore bota izuba batwite babyara neza kurusha abataryota. Avuga ko iyo bose izuba bituma umubiri wabo uba flexible, ibyo bigatuma babyara neza ndetse bigatuma batagira ibisebe mu gihe bari kubyara. Ibi bisebe ni ibisebe biza ku gitsina, cyane cyane iyo umuntu ari kubyara asunika. Hari igihe haza igisebe mu cyongereza bita T. Mu bindi bintu by'ingenzi rero ndetse bifite akamaro, nuko izuba rifite ubushobozi bwo gutuma umuntu agira ibitotsi byiza, ndetse izuba nanone rituma umuntu atagira umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Indwara za BP, abanditsi bavuga ko
kota izuba bigabanya umuvuduko w'amaraso. Ndetse undi mwanditsi bita Kim mu gitabo cye The Sunlight yavuze ko kota izuba ari ingenzi, ndetse abarwayi bota izuba bakira vuba kurusha abataryota. Avuga ko kota izuba ari byiza kuko bifite akamaro ku ruhu rw'umuntu, bituma uruhu rwe rudasaza vuba. Ariko nanone avuga ko kumara umwanya muremure ku zuba nanone bishobora gutuma uruhu rukakarara. Avuga rero ko izuba ryiza ari izuba rya mu gatondo saa 2 na saa 4, ndetse ari ukuryota iminota 5 n'8 bitarenze iyo, ariko ukabikora mu gihe kirekire, enda si iminsi myinshi ariko muri iyo minota. Ubushakashatsi bwerekanye ko izuba rifite akamaro, ni nayo mpamvu dukwiriye kujya dufungura amadirishya yacu maze tukakirira izuba. Aya ni amadirishya yo mu byumba turaramo. Reka rero twite ku zuba ko rifite akamaro. Ndagira ngo mbashimire ko duteze amatwi kandi mukomeje kudukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze, mugubwe neza kandi mugire ibihe byiza.